ni umukino muri rusange iyo utsinzwe match ya derby ntawavuga yuko ari byiza, ntabwo ari byiza rwose kuko derby uko wayikina kose n'igihe wayikinira uba wifuza kuyitsinda, ariko nyine resultat ziterwa n'uburyo n'imyiteguro wakoze. Imyiteguro yacu nahamya neza yuko itari 100% ko murabizi dufitemo muri staff umutoza mukuru n'umwungirije ni bashya, abakinnyi bari mu kibuga batandatu muri 11 bari bashyashya bataranamarana n'icyumweru, abatoza ubwabo nabo ntibaramarana ibyumweru birenze 2-3, bivuze ngo urebye kuri côté technique ibintu byinshi byari bishya. Dukina n'ikipe ikomeye, ikipe ifite imaranye igihe, yayiteguye neza, ntabwo rero resultat zabaye nziza. Umuntu yavuga yuko noneho gutsindwa n'ibitego byinshi hari aho byaciye intege, yaba abakinnyi yaba abafana, ariko nyine umupira nuko football harimo gutsinda, gutsindwa, kunganya. Twagiye dushaka gutsinda ntibyakunda kuko yari na match y'igikombe, urumva kunganya byo ntibyari birimo. Havamo gutsindwa, ubwo nukongera tukitegura neza match zisigaye. Umwaka uracyari muremure, dufitemo shampiyona, dufitemo igikombe cy'amahoro. Amasomo twakuyemo aradufasha kwiyubaka kugira ngo turebe ko kwitwara neza mu marushanwa dufite imbere. Aho ngaho umuntu ahita yibaza ngo hari ibitagenze neza mubona mwakosora, hari n'amasomo meza mwigiyemo mubona mwabyaza umusaruro, bivugeho byombi. Amasomo twigiyemo nuko umuvuno waciwe ntabwo byari byoroheye umutoza, kubera ko abakinnyi groupe utamaranye nayo igihe kandi none igahitizamo element nshyashya, byanze bikunze umutoza yakuyemo ibyo gukosora mu rwego rwo kugira ngo noneho twubake cohesion. Ikigaragara umuntu yashima nuko icyo bita individualite cyangwa umuntu ku giti cye, dufitemo qualité nziza, dufitemo abakinnyi beza. Igisigaye ni ukureba uburyo abo bantu bahuza umukino. nkaba mfite icyizere rero yuko rero niyo myitozo umutoza agiye gushyiramo imbaraga kugira ngo abantu bave muri umwe kuri umwe, ahubwo bajye muri rusange mu buryo bwo guhuza umukino. Amasomo rero nuko ari ukomeza kubaka iyo cohesion, iyo collectivité yo guhuza umukino, ndetse ibyo byose bikanagendana no gutegura amamatch dufite muri asoza fazale ya shampiyona. Ngira ngo murabizi dufite match ya El Hilal muri weekend, tukagira hagati mu cyumweru gitaha match ya El Merreikh, tugasoreza muri weekend ikurikiye match ya Mukura. Ni match zikomeye, mpamya neza yuko abatoza bagize igihe cyo gusuzuma umukino uko wagenze, bazareba ama video kugira ngo turebe ko izo match tuzitwaramo neza. Tusubiye gato inyuma kuri match ya APR yarangiye, umufana warakaye ahari ntiwarakaye cyangwa wababaye ahari ntiwamutera ibuye, n'ubwe butumwa wamugenera? Birumvikana harimo abo turuganira bakavuga ati rwose turabyumva, equipe irimo iriyubaka, equipe mu bibazo tuvuyemo, ariko nanone ntibikuraho amarangamutima. Natwe ubwacu, nanjye nka perezida, byarambabaje gutsindwa. Nta muntu umwe yishimira gutsindwa, impamvu izo ari zose waba ufite. Rero icyo nababwira nabakomeza, ubuyobozi burahari ngo turebe ibyuho byabayemo, turebe bitagenze neza, tubyubake, tubikosore. Nababwira ngo nibagume hafi y'ikipe yabo. Iyi equipe mubona, twese tubona, ni equipe y'abaturage, ni equipe y'abafana. Tudafite umufana ntacyo twaba dufite. Nta kintu kibi nko gutsindwa ugacika intege ku buryo noneho naho wagakwiye guhaguruka ngo uzamuke uhera hasi. Ntiduhere hasi. Abafana, abakunzi bacu batubaye hafi match y'ejo bundi, nanabashimira cyane
nko kuri match y'abakobwa mwarabibonye ko bari hafi dutwara n'igikombe, abakobwa bacu bitwara neza, abahungu ntibyakunze, ariko niba tujya kure n'ibyo twateganyaga wenda gukosora no kubaka bishobora kutagenda neza, kuko tuzi imbaraga z'umufana. Iyi ekipe amikoro ubu ngubu nka Rayon Sport nuguhangana nuguhatana kugira ngo tubashe ubushobozi, kubona ubushobozi bwo guhemba, kubona ubushobozi bwo gukemura ibibazo bihari. Kuza kuri match rero by'umwihariko duhere kuri match ya Al Hilal ni imbaraga zikomeye ya mu buryo buri morale no mu buryo buri bwa finance. Ndagira ngo rero mbwire abafana bacu rwose twese turababaye, ariko nanone kugwa bibaho, ikibi ni ukunanirwa guhaguruka. Nibaze batube hafi duhaguruke, nk'uko wabibonye abakinnyi dufite ntabwo ari babi, umutoza dufite ni mwiza, turagira ngo amakosa yabayemo tumuhe umwanya wo kuyakosora ariko tumuri hafi, kuko kujya kure ntago byakongerera imbaraga cyangwa se hari icyo byafasha Rayon Sport nka ekipe. Batube hafi, turimo turatekereza icyerekezo kirekire cyagutse. Hari abantu bicara bakavuga bati wenda ubuyobozi mu gihe gitoya twari twizeye ibi ngibi, ariko bibuke yuko kubaka ntago ari mu mwanya mutoya. Ukwezi kumwe ngira ngo twebwe nk'ubuyobozi tumaze ukwezi n'igice, ntago waba wubatse ikipe, wubatse ibi byose abantu barimo kubona muri icyo gihe ngo uhite ubona umusaruro nk'uko tuwifuza. Ariko nanone nta nubwo ari n'igihe gitoya cyo kuba wenda abantu batagira ibyo bakora. Ndagira ngo rero nsaba abakunzi ba Rayon Sport batube hafi, by'umwihariko abenshi bashoboka biyandikishe mu kanyenyeri, batanga umusanzu wabo, batanga inkunga yabo, kuko mu kanyenyeri 702 ibibazo bya mikoro dufite bashobora kudufasha kubikemura, ndetse bakazaza no kuri match. Mfite icyizere yuko kuri match ya weekend ni match ikomeye, ariko natwe turakomeye, tuzagerageza kugira ngo turebe ko ibyishimo abareyo batabonye kuri match ya APR babibona kuri iyi match dufite muri weekend no mu zindi match zizakurikira. Ubwo twagiye noneho ku makuru ari muri association kuri match zikurikira. Hari impinduka kuri venue match ikurikiraho Rayon Sport igomba kwakira? Turi mu biganiro na Rwanda Premier League. Bundi venue yari iri kuri stade Amahoro, ariko twasabaga yuko ijya kuri twari twasabye yuko yaba kuri stade Pele Stadium, kugira ngo bidufashe cyane yuko murabizi management ya stade na morale wenda iri hasi y'abafana muri iyi minsi, dushobora kutagira umusaruro nk'uwo twabona kuri Pele Stadium, cyane umuntu arebye dépenses zigenda mu myiteguro no mu kugira ngo match ibere kuri stade Amahoro ziba ziri hejuru cyane ugereranyije n'ibyinjiye. Binyuranye rero no kuba wenda kuri stade Pele Stadium ushobora usanga ibyinjiye n'ibyo wasohoye utagwa mu gihombo. Ngo ni ibiganiro dukomeza na Rwanda Premier League kugira ngo turebe uburyo umupira waba kandi ugafasha mu buryo bwo kwiyubaka mu buryo bwa finance. Tugana ku musozo w'ikiganiro kigufi tugiranye, tubwire ku isoko ryo mu kwa mbere Rayon Sport ubona yararyitwaye mite, ese ubundi ryarafunze? Mbere yuko habaho inteko rusange yabaye ya federation muri weekend ishize ku itariki 10, isoko ryari ryafunze ko twinjiyemo abakinnyi 6 mu myanya 6 twari twemerewe. Abakinnyi bose 6 mwarabonye muri match. Twumvaga twongeyemo abakinnyi 5 b'abanyamahanga n'umunyarwanda umwe mu rwego rwo kuzana kongerera imbaraga ekipe yacu. Ariko amakuru meza nuko muri Assemblée Générale hemejwe yuko imyanya tuzarekuramo abakinnyi nayo ubwayo twemerewe yuko umukinnyi wagiye ashobora kugira umusimbura. Tumaze kurekura abakinnyi 2, ari Mohamed Sheri na Abdulaziz bakunze kwita Rivaldo.
murumva yuko twiyongereye imyanya 2 dushobora kongeramo. Isoko rero ntirirafunga kuko turebye ekipe dufite ni ekipe ushobora kongeramo imyanya 2-3, tukaba dufite ekipe ishobora kudufasha guhangana muri ibi bikombe byombi dufite imbere yacu. Ku bijyanye n'abasohoka hari abari bamaze icyumweru gishize badakora imyitozo, byabo bigeze harimo abo twaganiriye, njye mwarabibonye umukinnyi Rivaldo twarumvikanye bisoza neza. Twaganiriye n'umukinnyi Niyonzima Olivier Sef, ntago biragera ku musaruro twifuza ariko nawe turi mu biganiro, ndetse n'umusore Pavel umuzamu turacyari mu biganiro, yemwe na musore Prince nawe twaraganiriye byacyari mu biganiro kuko nibo staff technique yari yatweretse yuko muri iki gihe dushobora kubatiza mu yandi ma equipe kuko bose tugifitanye amasezerano cyangwa se tukaganira uburyo bagerageza amahirwe ahandi. Undi mukinnyi ni Adama yari intizanye muri Rayon Sport, twaganiriye n'abashinzwe kumanaginga uburyo nawe yashakirwa ahandi bajya kugerageza amahirwe. Aba rero numva abo nibo bakinnyi uko ari 5 urwego rw'ibanze, harimo umwe byarangiye, 3 biracyari mu biganiro, undi nawe ni procedure administration gusa. Nkaba numva abo ngabo turamutse tubarekuye bakajya kugerageza amahirwe byatuma nabaje tugira integration yihuse ya equipe. Kuri abo bashobora kongerwamo bijyanye n'itegeko Ferwafa yemeje, haragenderwa kuki? Expectations arrivals zabo zirabizihe, biragenda gute? By'umwihariko nyuma yo kuganira na staff technique, ubu dukeneye kongeramo abakinnyi b'Abanyarwanda. Abakinnyi b'abanyamahanga turabafite, hari abari muri forme barimo gukina, harimo abari mu burwayi nabo mu minsi ya vuba bazabagarutse. Rwose nta mukinnyi w'umunyamahanga twifuza kongeramo kereka bibaye ya tala iri exceptionnel, uvuga ngo ku mwanya runaka uyaje yarusha abahari. Abo banyarwanda rero twifuza kongeramo ni imyanya 2 staff technique yatugaragarije. Turimo turareba aho twabakura hano mu gihugu cyangwa se n'abandi banyarwanda bakina hanze y'igihugu bashobora kuza bakongera amaraso muri equipe. Ikibazo cya nyuma rero ni ubushobozi. Burya ni ikintu kiri interesting ku buzima bwa Rayon Sport, kumva uburyo murimo murema isoko n'akazi kenshi murimo mukora muri iki gihe gitoya. Ubushobozi burimo burava he? Niki wasaba abakunzi ba Rayon Sport dusoza? Ubushobozi no buva mu bareyo. Rwose nta konte dufiteho amafaranga abitse. Ubushobozi turabukura mu bafatanyabikorwa, by'umwihariko Skol turimo turaganira. Twari twayisabye kuduha inkunga idufasha kongera imbaraga. Skol nk'umufatanyabikorwa wacu w'imena wa mbere, mu biganiro nuko bashobora kugira icyo batugenera mu kongeramo imbaraga mu birebana na recruitment z'abakinnyi, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa harimo bashyashya bamwe turimo kuganira ku buryo nabo baza tugafatanya bakaba abafatanyabikorwa ba Rayon Sport, ariko nabyo biracyari ibiganiro. Amikoro tuyategereje hehe? Nta handi ni ku Rayon. Dufite inzira abantu bashobora gucishamo inkunga. Dufite abantu hafi 28 bamaze kwiyandikisha muri kanyenyeri 702. Abo bantu 28 ubwabo buri muntu atanze amafaranga 2,000. Twaba dufite miliyoni 50 ako kanya. Ibibazo birebana n'isoko twaba tubikemuye, ariko ubwo ntituvuze n'abandi batari muri abo ngabo hafi 1,000 dushaka gushyira muri systeme vuba ahangaha birenga 200. Dufite abanyamuryango cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport bari bariyandikishe muri umureye mu kagari. Dushaka nabo kuzana, turateza ku iki cyumweru tubagezaho ubutumwa bubasaba nabo kwiyandikisha mu buryo bushya bwaje.
ubwoko bwa Gikundiro 702, nkaba ntekereza ko abo bantu bangana gutyo ubwabo buri wese kwigomwa amafaranga 500, 1000, 2000 buri wese uko abishoboye biratwongerera ubushobozi. Nta hayandi mikoro dufite wavuga ngo hari ahandi dukura, Reyo barabizi uburyo tubayeho uretse muri bo. Ubwo rero nkaba mbashishikariza yuko bakwitabira iyo gahunda, bakitabira gutanga umusanzu binyuze muri ubwo buryo. Ni uburyo bwizewe, uvuga ngo amafaranga araza ahita agera kuri konti ya Rayon Sport, bityo bidufashe gukora ibikorwa bitandukanye byo kubaka ekipe itsinda. Dufite phase retour imbere yacu, turacyahatana rwose, ntibumve yuko twavuye ku gikombe icyo ari cyo cyose, yaba icya shampiyona n'igikombe cy'amahoro n'ibindi bikombe byose byaza imbere. Abakinnyi bacu nibamara kumenyerana, tumaze kugira ekipe iri hamwe ikoranye igihe kinini, kitari na kinini cyane ko nta nicyo dufite, mfite icyizere ko abareyo twongera kubaha ibyishimo bakwiriye.